Muraho bakunzi b'umurongo wacu Sound Mind Success Mentor, urubuga ducishaho ibiganiro bigaruka cyane ku burezi, uburere bwo mu rugo, imyitwarire isanzwe ndetse n'imyigire n'imyigishirize mu mashuri. Uyu munsi tuje nanone kugira ngo tubageze ikiganiro cyiza cyane kivuga ku uburezi bwo mu rugo ariko nanone bugira umusaruro ku ishuri. Insanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi yitwa ibintu 10 umubyeyi yakora umwana we akaba umuhanga mu ishuri. Ibintu 10 umubyeyi yakora umwana we akaba umuhanga mu ishuri. Muribuka ko ubushize twagiyeho ikiganiro kivuga ku miterere itandukanye y'ababyeyi n'uburyo batangamo uburere ku bana babo, kandi ibyo bikagenda bigira ukuntu bigira ingaruka ku myitwarire n'ubuzima by'abana baba baciye mu murongo uyu n'uyu. Mwibuke cyane ko twashimangiye ko umubyeyi ugira igitsure akarangwa n'urukundo ari ugira amahirwe menshi yo kuramura abana beza. Aha rero tugiye kugaruka ku ruhare rw'umubyeyi ku mitsindire y'umwana we mu ishuri. Mukurikire ntimucikwe iki kiganiro. Buri mubyeyi wese aterwa ishema no kugira umwana w'umuhanga w'intangarugero mu myitwarire, mbese umushimwa na bose. Hari abagira amahirwe bagasanga abana babo bafite ubuhanga karemano nta n'ikintu gikomeye babikozeho, ariko hari n'abana bitwara neza kubera uruhare runini ababyeyi babo babigiramo. Burya ngo umwana ni nyina. Uyu mugani usanzwe wa Kinyarwanda utwibutsa ko umubyeyi afite uruhare runini mu kugena icy'umwana azaba ndetse n'uburyo yitwara aho yaba ari hose. Aha rero hari ikibazo. Ese ababyeyi bose icyo kintu barakizirikana? Ese abagitekereza bo bagikoraho iki? Ubuzima bw'iki gihe usanga bugoye ku buryo inkubiri y'imibereho myiza n'ikiguzi cy'ubuzima itwara umwanya munini, bigasa naho umwanya wo guharira umuryango n'abana by'umwihariko usa n'ugenda uburizwamo. Nyamara ibi ngibi ntibibura kugenda bigira ingaruka zigenda zigaragaza mu buzima bwa buri munsi tugenda tubamo muri iyi minsi. Ibyo rero bikurikirana abana mu myitwarire ndetse no mu myigire yabo, kubera yuko umwana ubana n'ababyeyi, umwana uganirizwa n'ababyeyi bakamugira inama, bakagira ibyo bagenda bamwibutsa, atandukanye n'umwana ubonana n'ababyeyi igihe gito cyane, ndetse n'icyo gihe babonye ugasanga ntabwo bari kwita ku tuntu dutoya, ahubwo baraca ku byo hejuru gusa, cyane cyane nko kureba uko yatsinze badashaka no kumenya impamvu yatsinze cyangwa atatsinze. Aha rero niho hashingiye ikiganiro tugiye kugarukaho uyu munsi, aho tugiye kureba ibintu 10 by'ingenzi buri mubyeyi yakora bigatuma umwana we aba umuhanga mu masomo yiga, akajya atsinda cyane kandi akarangwa n'imyitwarire myiza nubwo yaba atabonana n'umubyeyi we buri gihe. Mukurikire ibi bintu uko ari 10 kimwe ku kindi, maze niba uri umubyeyi ugende wisuzume urebe niba ubikurikiza. Hanyuma ibyo udasanzwe ukora uyu munsi ufate icyemezo utangire none ubikore. Ibyo usanzwe ukora nabyo urusheho, kandi urusheho kubyitaho cyane no kugenda ugenzura uko bigenda bifasha umwana wawe. Reka dukurikire ikiganiro. Ikintu cya mbere umubyeyi ashobora gukora kugira ngo umwana we abe umuhanga ni ukumuremamo ikizere. Wowe mubyeyi ufite umwana wiga, yaba yiga mu mashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye, ikintu cya mbere ukwiye kumukorera ni ukumuremamo ikizere. Byagaragaye kenshi ko abantu bagiye bagera kure cyane mu buzima bwabo mu nzego zitandukanye, ikintu kinini bagarukaho cyabafashije ni ukuba nibura baragize ababyeyi beza. Mu babyeyi babiri umuntu agira, hari abagira amahirwe mu bakaba bafite, hari n'ugira ingorane akaba afite umwe, ariko niyo adahari abafite umuhagarariye kuko umuntu agira umurera. Kenshi usanga akenshi ikintu bagarukaho mu biganiro bitandukanye nk'ubushakashatsi bwakozwe, nuko usanga umuntu ukomeye yibuka nibura umuntu wabigizemo uruhare, kandi uwo muntu akaba ari mu mwanya w'umubyeyi we. Uzasanga bagaruka ku magambo yenda ati mama yigeze ambwira iki kintu, data yambwiye iki kintu, nicyo cyankomeje kikamfasha. Hanyuma ibyo ageraho muri icyo gihe cy'imyaka ye y'ubukure ugasanga arabihuza n'ubwo buzima bwo hasi. Ikiro ni ikintu gikomeye
wowe mubyeyi ufite umwana uko yabangana kose, inshingano ya mbere ufite niba ushaka ko azaba umuhanga mu ishuri, murememo ikizere. Abana bizera amagambo y'ababyeyi babo ndetse n'abandi bantu bakuru babona ko babafitiye akamaro. Itonde witegereze umwana wawe, hanyuma umuganirize, umubwire uti mwana uzaba umugabo, mwana uzaba umuntu w'ingirakamaro, njyewe nkurebye mbona uri intwari mu ishuri, ndabona nta wakurusha. Umuhe urugero rutoya rw'ibintu ubona akora neza mu rugo. Uti nkurikije ibyo ukora, ukuntu ufata vuba, ukuntu wisanzura, ukuntu uzi gukina, ukuntu uzi kwakira abashyitsi, ukuntu uzi kwita ku bibazo byawe, ibintu ukorana mu rugo, mbona mu ishuri ntawe ukuriye kukurusha kuko uri umuhanga. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iki ni icya mbere, rema umwana wawemo ikizere. Icya kabiri, umubyeyi akwiriye gukorera umwana we kugira ngo abe umuhanga mu ishuri ndetse no mu bundi buzima, agire ubutwari kandi agere ku bintu bihambaye, ni ukumumara impungenge. Umwana wawe mumara impungenge. Nyuma yo kumuremamo ikizere, kimwe natwe abantu bakuru mu buzima bwa buri munsi habonekamo ibintu bitandukanye. Hari ubwo umwana agenda akagera ku ishuri agahura n'ibintu bitandukanye, amasomo mashya bize, ibintu bishyashya byagiye bibaho, ugasanga mwana acitse intege, na cya cyizere yari yifitiye na bya bindi yagezeho ugasanga byose byagiye hasi. Ni byiza ko umwitegereza ukamutega amatwi hanyuma akakubwira. Iyo rero akubwiye, ikintu cya mbere uramuhumuriza, uramubwira uti humura, byose bizagenda neza. Mwereke ibintu bishoboka naho byaba bisa n'ibikomeye. Muhe urugero rw'ibikomeye yagezeho, bityo ko n'ibyo atinya afite ubushobozi bwo kubikora, bityo abukoreshe neza. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Mu 1938 muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakozwe ubushakashatsi bwari bugamije kureba isano iri hagati y'ubuzima bw'umuntu wageze ku bikorwa bihambaye n'uburyo aba yarabayeho, umwihariko yaba afite. Habajijwe abantu batandukanye bagera muri 500. Icyo gihe harimo n'uwigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kennedy. Icyo gihe ari umunyeshuri muri kaminuza ya Harvard. Hanyuma icyaje kuvumburwa nk'umwanzuro w'ubwo bushakashatsi ni uko abantu bagera ku bikorwa bihambaye, bakaba bahanga mu mashuri, bakaza kwiteza imbere mu mibereho yabo isanzwe na nyuma yo kwiga, bamwe twavuga nk'ibyamamare, ibyatwa, abantu b'intangarugero, b'intwari ku bandi, nuko abo ngabo akenshi hafi ya bose icyo bahuriyeho ni uko babikesha kuba baragize imibereho myiza mu rugo rwabo. Ni ukuvuga ngo umubano hagati y'ababyeyi n'abana ugira uruhare runini cyane mu kugena ubuzima buzaza bw'umwana. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga wa mwana wisanzura ku babyeyi be, wumva atekanye mu rugo, urugo rurimo amahoro n'ituze, urugo ruganiriza abana, urugo rubitaho, rubaha ibyo bakeneye byose, ariko rubaha n'umugambi w'ubuzima. Urwo rugo rero rugira uruhare runini cyane mu kugira abantu barukomokamo baba ibihangange, kandi nicyo cyifuzo cy'umuryango wose. Aha rero niho kumarira umwana impungenge aba ari ibintu by'ingenzi bijyana na bya bindi byo kumuremamo ikizere. Icya gatatu twavuga cyafasha umubyeyi kugira umwana w'umuhanga ni ukumutoza gukorera ku ntego. Mubyeyi, toza umwana wawe gukorera ku ntego. Fata akanya uganire n'umwana, umwereke ibyo agiyemo, ubundi umusabe kwiha intego agomba guharanira. Fatanya nawe gufata ingamba zizatuma agera ku ntego yihaye. Ahangaha turimo tubihuza n'ibyo kwiga. Niba umwana umwohereje ku ishuri, fata umwanya muganire, umusobanurire ishuri cyaricyo, impamvu arigiyemo, umubwire umusaruro w'ishuri, umubwire icyo umwitezeho, hanyuma umubwire icyo ushaka ko akwiye gukora, hanyuma umusabe kwitekereza, hanyuma nawe ahitemo umugambi. Ni ukuvuga iki? Mu buryo bufatika umwana agena amanota nibura akwiye gucyura ku ndangamanota nyuma y'igihembwe cyangwa se y'umwaka. Ubwo
uganire nawe akubwire, umutega amatwi, mubisesengure murebe ko ari ngombwa, ariko mwumve ko bishoboka, mubisesengure mwumve ko bifatika. Hanyuma namara kukubwira umubare w'amanota, mubijyeho inama. Umwana ashobora kuvuga amanota menshi adashoboka, ashobora no kuvuga amanota make cyane yo kwipfobya. Aha niho uzagira uruhare ukamwereka ibintu bikwiriye no gushyira mu gaciro. Nimumara kwemeranya ku mubare w'amanota, ni ukuvuga niyo ntego yihaye, uzamusaba we gutekereza ibintu byazatuma agera kuri ayo manota. Ni ukuvuga ibintu agiye gukora byihariye bidasanzwe bizatuma iyo ntego yihaye ayigeraho byanga bikunze. Iki nacyo ni ikintu gikomeye. Nk'abanyarwanda tuzi ko na leta yacu yahisemo gukorera ku imihigo y'abayobozi. Ni byiza ko dutangira kubitoza abana bacu bakiri batoya, kuko buriya niho ubuzima bushingiye. N'abantu bagiye bagera ku bikorwa by'indashyikirwa, usanga kimwe mu bibaranga kibatandukanya n'abandi ari ugukorera ku ntego. Mubyeyi rero, toza umwana wawe gukorera ku ntego, ahitemo amanota agomba kubona, wumve ko ari amanota koko akwiriye afatika. Hanyuma ufashe umwana kugena ingamba, ni ukuvuga ibintu bito bito by'ingenzi azajya akora buri munsi, buri cyumweru, buri gihe, hanyuma kugira ngo agere kuri ya manota, kandi mujye mugenda mubisuzuma. Icyo ni icya gatatu. Reka tujye ku cya kane. Ikintu cya kane umubyeyi agomba gukorera umwana we igihe yifuza ko agomba kuba umuhanga mu ishuri, ni ukumutoza gufata inshingano ku myigire ye. Toza umwana wawe gufata inshingano ku myigire ye. Iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane kandi cy'ingirakamaro. Ibi bisobanura iki? Ubusanzwe ihame ry'imirerere myiza y'abana riravuga ngo ntugakorere umwana wawe ikintu ashoboye kwikorera. Aha ni naho bamwe mu babyeyi benshi ndetse usanga bagwa mu mutego, ugasanga arahorana igisika cy'uko umwana nta bintu ashoboye, akamukorera ibintu byose ndetse n'ibintu bito bito umwana yakwikorera. Ibi bimugaza umwana. Rero ni byiza ko umwana wawe utangira kumutoza gufata inshingano ku buzima bwe hakiri kare. Tukiri ku myigire rero, nyuma yo kumuremamo ikizere, wamumaze impungenge, ukamutoza gukorera ku ntego wamuhaye intego agenderaho, ni ngombwa ko noneho umuha inshingano yo gukurikirana imyigire yo kugira ngo iyo ntego ye ajye ayikurikirana. Bizagenda bite? Hano hari ikintu gikomeye cyane kigira uruhare runini mu gufasha umwana kugera ku muhigo yihaye. Twagiye tugikoreraho ubushakashatsi bwinshi n'ababyeyi batandukanye, kandi kigafasha abana benshi ndetse n'ababyeyi. Kugira uruhare mu myigire ye bishoboka cyane iyo mufite ibyo mwumvikanyeho. Koresha ifishi nkurikirana mitsindire. Ifishi nkurikirana mitsindire. Ifishi nkurikirana mitsindire ni urupapuro rwanditseho amasomo yose umwana yiga ku ishuri, hanyuma ku murongo uhagaritse, hanyuma ku wundi murongo utambitse ukagenda ugabanyamo utuzu dutandukanye, hanyuma aho ngaho umwana akazajya agenda yandikaho amanota bakoreyeho n'ayo yabonye. Ni ukuvuga ko uru rupapuro murutegurana n'umwana, ukaba urufite mu rugo, ukarushyira ahantu hafi umwana ashobora kurubona igihe cyose arukeneye, ariko nawe ushobora kurubona, bityo ugaha umwana inshingano y'uko ku ishuri ari umwitozo bakoze, mwarimu akawuhembera amanota, ari isuzuma rito cyangwa rinini, icyo twita isuzuma rusange, ari umukoro n'ibindi bikorwa bifite igipimo cy'amanota. Ayo manota yose umwana agomba kuza akayandika kuri ya fishi. Ibi bizamufasha iki? Bizamufasha kuba yateranya amanota, akamenya aho bamaze gukoreraho. Tuvuge niba bamaze gukoreraho ku manota 70, akareba yamaze kugera kuri 70 bamaze gukora inshuro zingahe, 2 cyangwa 3, hanyuma agahita ahuza na ya manota yihaye kugeraho, akamenya niba ari mu murongo wo kugera kuri ya ntego ye cyangwa se niba ari kure ya ntego. Ibi rero bizatuma nawe ushobora kubona ukagenda akora. Ahangaha hari ibanga rikomeye cyane. Ni ngombwa ko ibi ngibi bikoranwa ukuri n'ubutabera,
ndetse nta buryarya. Umubyeyi agomba gutoza umwana we gukoresha ukuri, akamwumvisha impamvu y'iyi gahunda kugira ngo umwana yisanzure, atinyuke kandi ajye abikora adashyizemo amayeri. Igihe umubyeyi yashidikanya ku manota umwana yanditse, biroroshye cyane ko ashobora kugenzura aciye ku ishuri, akaba yahamagara umwarimu w'umwana we akamurebera ayo manota umwana yanditse. Ibi rero ni ingirakamaro cyane. Icyo gukorana n'ishuri turaza kukigarukaho, ni ikintu turi buze kuvugaho muri iyi gahunda. Ibi rero iyo umaze kubikora ukabitoza umwana wawe, we ubwe abasha kumenya niba koko arimo arakora neza, akaba yamenya ibyo akomeraho, cyangwa niba arimo arakora nabi akaba yakisuzuma hakiri kare akagira ibyo akosora. Ibi rero nawe biguha inshingano yo kugira ngo ujye ufata igihe nibura nka nyuma y'icyumweru urebeho kuri ya fishi, ushimire umwana aho yakoze neza, aho ubona atari gukora neza umuganirize, umubaze impamvu. Ibi kandi abana barabikunda kandi birabafasha iyo ubibatoje gahoro gahoro kugira ubwo babimenyera. Ikintu cya gatanu, shimagiza intambwe ntoya umwana agenda atera. Shimagiza intambwe ntoya umwana agenda atera. Abana burya bakunda gushimirwa utuntu dutoya babonye ko ari twiza nabo baba bakoze. Iyo umwana akoze akantu nubwo kaba gatoya akiyongeraho amanota, agasubiza neza ku ishuri bakamushima, cyangwa agakora akantu kihariye, ntukabone uri umubyeyi we, cyangwa akabona ntugire icyo ukavugaho, bimuca intege ndetse umwana burya ababarira mu mutima. Bishobora gutuma yivumbura, ntazongere kugira ishyaka ryo gukora neza. Ni byiza rero ko umubyeyi ushaka ko umwana aba umuhanga agira umuhate wo kumwereka ko yabonye ibyiza yagezeho nubwo byaba ari bitoya. Umushimira ibitoya hanyuma ukamusaba gukora ibirenzeho, kandi biha umwana imbaraga. Ahangaha natanga urugero bwite rwambayeho. Niga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, igihembwe cya mbere nakirangije ntumva ibyo ari byo. Hanyuma ndaje ku ishuri baduhaga amanota yacu bandika ku gapapuro gatoya, ntabwo baduhaga indangamanota zisanzwe. Hanyuma ntasengera mu rugo nereka ababyeyi banjye, icyo gihe nasanze data ari kumwe n'abakuru banjye, batanguranwa kunyaka agapapuro kariho amanota. Hari handitseho amanota 72, umwanya ari uwa 4. Numva bariyamiriye cyane bose ngo ngo wa mwana ni umuhanga, ngo yabaye uwa 4. Ubwo nibwo nahise mfunguka, numva ko ku ishuri burya ndimo ndarushanwa. Igihembwe cyakurikiyeho nabaye uwa 2 mfite amanota 85. Ni ukuvuga ko umwana iyo yashimiwe utuntu dutoya bimuha imbaraga zo gukora ibirenzeho. Wowe rero mubyeyi, ni byiza ko uzajya wita cyane ku bintu byiza umwana wawe agenda agaragaza nk'intambwe ijya imbere, bityo ukamushimira. Ikintu cya gatandatu umubyeyi akwiriye gukora kugira ngo umwana abe umuhanga ku ishuri, mwereke ko umuzirikana igihe cyose nubwo waba udahari. Mwereke ko umuzirikana igihe cyose nubwo waba udahari. Aha twafata urugero nk'umubyeyi udakunda guhora ari mu rugo. Niba ufite uruzinduko rw'akazi wagiyemo, ufite ibintu byagutwaye umwanya, ukaba utabona n'umwana, dufata umwanya nibura ufate telefoni uhamagare umwana muvugane. Ni ukuvuga ushobora guhamagara umuntu uri kumwe nawe akamuguha, cyangwa se kuri telefoni ye. Hari abana bafite telefoni mu rugo bavugana n'ababyeyi babo. Hanyuma umuganirize, mubaze amakuru yo ku ishuri, ayo mu rugo, hanyuma ubundi umwibutse intego yihaye arimo arakoreraho kandi agomba kuzageraho nyuma y'igihembwe cyangwa se y'umwaka. Ibi rero bimwongerera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nuza uzamushimire, kandi bimwibutsa ko arimo arakorera ku muhigo. Ushobora gusanga yaramaze iminsi yibaza aho uri, ushobora gusanga yari yaratwawe n'agakungu k'abana bagenzi be atakibuka ya ntego, ariko iyo wongeye kuyimwibutsa amenya yuko n'igihe udahari ijisho ryawe riba rimuhoraho, bityo akazajya ahora yitwararika. Iki ni ikintu gikomeye cyane,
kandi kinamwereka yuko umwitayeho kandi ko umukunda, kandi abana barabikunda cyane kumva ko bitaweho, bibaha imbaraga nyinshi cyane. Icya karindwi ukwiriye gukorera umwana wawe kugira ngo abe umuhanga ku ishuri, mwereke intego nawe uharanira kugeraho n'aho ihuriye n'imitsindire ye. Mwereke intego nawe uharanira kugeraho n'aho ihuriye n'imitsindire ye. Burya abana bakunda kumva ko bari gukora ibintu nk'iby'abantu bakuru, cyane cyane iby'ababyeyi babo bakora, kubera ko urugero rwa mbere cyangwa intwari ya mbere umuntu agira mu buzima ni umubyeyi we. Ibi muzabibonera ku bana batoya bakunda kwigana, akaba yagucunga akambara nk'umwambaro wawe cyangwa se ingofero cyangwa se ikindi kintu azi wihariye ufite, byonyine abagira ngo ase nawe yumve ko yabaye kawe. Buriya nubwo ari ikimenyetso gita umwana abakora yenda tukabyita iby'abana, ariko gifite icyo gishushanya. Ni ukuvuga ko mu bitekerezo bye ababona uri urugero rwiza ashaka kwigana no kugenderaho. Ntibigarukiraho, no mu mikorere ye, mu kazi ke, mu gukina, mu mishinga ye. Burya impumeko ya mbere, urugero rwa mbere, akarorero ka mbere umwana aba afite ni umubyeyi. Iyo rero yiga, hari ubwo no kwiga bigera igihe bigakomera ugasanga rwose umwana yacitse intege, ndetse iyo umwana hari n'ibyo usanga ariwe wiga wenyine mu rugo, abandi bafite akazi, yari nk'umwana muto cyangwa se mukuru, hari ubwo abageraho akumva rwose biramuremereye, biramubihiye. Nyamara kwiga burya ni imwe mu ntego z'ubuzima, ni umwe mu mirimo n'ubundi umuntu aba agomba gukora mu buzima. Ni byiza rero ko umwereka ko nawe nubwo utari umunyeshuri nkawe, ariko mu buzima urimo ufite ibyo ukora kuko nawe arimo kwiga, bityo akumva no kwiga icyo ari cyo, ko ari akazi, ari inshingano agomba gukora kugira ngo azabashe gukora n'izirenzeho. Kuko nawe nubwo warangije kwiga ariko utahagarikiye, uticaye, uba ufite ibintu ukora, kandi ibyo ukora nabyo bifite intego bigomba kugenderaho. Ibi rero bituma umwana arushaho kugira umuhate, ndetse akumva musa n'abarushanwa. Kumubwira ko icyo umusaba nawe ari cyo ukora bimuha imbaraga zo kumva ko muhuje, bityo nawe agaharanira ko intego ye ayigeraho, kuko nawe ufite intego uharanira mu buzima. Aha twatanga nk'urugero, nk'iyo ufashe umwanya ugakina n'umwana akagutsinda, biramunezeza cyane kurusha uko wamuzanira impano ikomeye kandi atazi ibyo ubamo, atazi ibyo uhugiyemo. Nuko rero iyo ufashe umwana wawe, mubyeyi, fata umwanya uganiriza umwana wawe igihe mwasohokanye cyangwa igihe muri mu rugo, umwereke, umunyuriremo muri makeya ukurikije ikigero cy'imyaka ye ibyo ashobora kumva, ariko ugerageza kumwereka ishusho y'ubuzima bwawe, imishinga uhugiyemo igutwara imbaraga, igutwara umwanya, intego ufite muri iyo mishinga, aho ihuriye n'ubuzima rusange bwo mu rugo, aho umwana wawe yibona muri iyo mishinga, impamvu yiga, icyo umwitezeho, icyo witeze ku ntsinzi ye, uruhare intsinzi ye yagira muri iyo mishinga n'ubuzima rusange bwo mu rugo. Azumva ko noneho kwiga kwe atari ibintu bye bwite bimureba, ahubwo nawe ari uruhare afite mu buzima bwo mu rugo, kandi ko atari wenyine, ahubwo umuryango wose ufite ibyo ukora kandi usenyera umugozi umwe, kandi ko ananiwe kugera ku ntego ye yaba asubije inyuma umuryango, kandi yaba atengushye akaba atatiye igihango. Ibi bimuha imbaraga. Mubyeyi, dutinyuka iki ngiki ugikore, wereke umwana wawe ko nawe mu byo ukora, mu kazi kawe, mu nshingano, uba ufite intego, kandi ko nawe ufite uburyo ukoresha kugira ngo uzigereho. Ibyo bizamuha urugero, ndetse mubiganireho, ndetse rimwe na rimwe agira ibyo akubaza, ndetse akugisha inama, ndetse nawe aguha ibitekerezo nk'umwana nyine, ariko we biramwubaka, hanyuma ubuzima bukomeze, kandi umwana biramushimisha, bikamufungura mu mutwe, bikamuremamo ikizere n'isaka ryinshi ryo gukora birushijeho. Icya munani, muha ubuhamya bumwubaka. Muha ubuhamya bumwubaka. Niba ushaka ko umwana wawe azaba umuhanga ku ishuri, akagira isaka, agakurikira cyane, muhe ubuhamya bumwubaka. Muhe ingero z'ibyakunanira gukiri muto,
ukaza kubishobora uko wabigenje n'icyo byakumariye, ubundi nawe umwereke ko nta rwitwazo akwiye kugira kandi abigenderaho. Mu biganiro by'abana n'abantu bakuru bakunda kugira amatsiko cyane yo kumenya uko umubyeyi we yari ameze igihe yari muto yiga mu mashuri umwana nawe abagezemo, akibaza se umubyeyi wanjye mama cyangwa data ese yari umuhanga? Kahora ambwira ngo mbe umuhanga, we yari umuhanga? Ahangaha natanga urugero nk'umurezi. Rimwe nigeze njya mu ishuri, hanyuma mu kuganira n'abana bambaza ikibazo cyabaye nk'icyantunguye. Cyagiraga kiti, tubwire mwarimu, tubwire kuki ese ababyeyi bose bari abahanga? Ese ababyeyi bose babaga ba mbere? Ndababaza nti kuki mumbaza icyo kibazo kandi ntabibabwiye? Nuko baransubiza bati twebwe iyo tuganira dusanga ababyeyi bacu bose ikintu bahuriraho batubwira ko bari abahanga, nta makosa bagiraga, babaga ba mbere. Hanyuma tukibaza ibyo bintu niba koko ari ukuri cyangwa batubeshya, ari ukugira gusa ngo dukore cyane. Urumva ko cyari ikiganiro cyo mu muryango, cyo mu rugo bari bazanye, kandi sinari mpari, ariko nabagerageje kubaganiriza nza kubemeza ukuri twaje kwemeranyaho. Nabasubije muri aya magambo, mwebwe ndi icyo ntari bubabwire ndahagararaho nuko ababyeyi banyu bose babaga ba mbere, ariko nkurikije amateka y'imyigire mu gihugu cyacu nababwira ndashidikanya ko ababyeyi banyu nk'abantu bakuru bize mbere byanga bikunze bari abahanga, kuko ikimenyimenyi nta muntu washoboraga kwiga ngo arangije amashuri ye atari umuhanga mu gihe cyabo. Mbahe n'ingero zifatika mbereka ko amashuri yari makeya, ko hatoranywaga gusa abana b'abahanga cyane kugira ngo abe aribo bemererwa gukomeza amashuri. Utari umuhanga rero ntibyakundaga. Abana twaje kwemeranya nabo kuri icyo kintu, ariko igikomeye nk'isomo twavanamo ni uko abana bafite amatsiko. Ntabwo nkubwiye ngo niba uri umubyeyi uzagende ubwire umwana ko yenda ibintu byakunaniraga cyane, wize upfundikiranya, hari aho biba bimeze gutyo, ariko ikintu kiriho cyangwa se ubereke ko wari umuhanga w'igitangaza. Niba wari umuhanga ni umugisha, ariko nubwo waba umuhanga ute uba ufite ibintu byakugoye. Icyo umwana aba akeneye ahangaha mu buhamya bumwubaka n'iki ukuriye kumuha ni ukumwereka ko uko biri kose nawe uri umuntu usanzwe, ufite ibyo wagezeho bihambaye. Ahangaha ibingibi bigira uburemere cyane iyo ari abana bo mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, kuva ku myaka yenda hagati y'imyaka 10 na 20 gutyo, batangiye kugira amatsiko no kubaza ibibazo byo gucokoza no gucukumbura, bashaka kumva ukuri no kugira ngo babone ko umuntu mukuru nawe atari gitangaza, ahubwo ari umuntu nkabo, bityo nawe akwiriye kubumva. Nta n'ikindi bashaka ko ubumva, ko barwana n'ibintu byinshi. Rero ni byiza ko nk'umubyeyi ushaka ko umwana wazaba umuhanga, mu buhamya bwamwubaka uzamuganiriza, umwereke ibyo washoboye, ibyo wari ufite byiza byakurangaga, ibyo wagezeho, ariko namwereke ko nanone nubwo ibyo wabigezeho hari ibyakugoye, hari ingorane wagize, niba ari isomo ryagutsinze, niba hari igihe wakoze nabi warangaye, ubimubwire ukurikije ibyo ashobora kumva n'ibyamufasha. Hanyuma umwereke uko wabyitwayemo, umwereke uko wakosoye iryo kosa, umwereke uburyo wakoresheje. Ahangaha bizatuma yumva ko niba ari nk'umwana urimo aratsindwa, yatangiye kwiheba no kwiyanga no gucika intege, yumve yuko ibimubayeho atari ijuru ryamuguyeho, ahubwo ko ari ibintu bisanzwe, kandi ko kuba byabimubayeho bitavuga ko ari iherezo ryo kugera kuri ya ntego, ahubwo ko hari icyo yakora, bityo ibintu bigasubira mu murongo. Akaba mugani ngo kugera kure siko gupfa. Abaswahili bo baravuga ngo kunyerera siko kugwa. Aha rero ni ikintu cy'ingenzi cyane umubyeyi wese agomba kuzirikana, kandi nta muntu wabura ubuhamya bwiza bwakubaka umwana we ndetse n'undi muntu mu mateka ye yamuranze. Ahangaha mfashe nk'urugero rwanjye bwite, ndabyibuka niga mu mashuri abanza, ubundi nabaye umuhanga.
abo twiganye barabizi, ntabwo nari umuhanga w'igitangaza, ariko nari umuhanga ugereranyije n'ibihe twigagamo nabo twiganaga, kuko nazaga mu banyeshuri b'imbere nibura batanu ba mbere nabaga ndimo, kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu, ndetse akenshi nkaba uwa mbere. Hanyuma ariko iyo iteka ni ukuvuga ko nimutse nize kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu ntarasibira, ariko nubwo nabaga nimutse ndi uwa mbere ari ufite amanota ya mbere, iyo nabaga ngeze mu mwaka mushyashya ukurikiyeho numvaga mfite impungenge, nkagira ubwoba, ngataha hanyuma nkaganiriza data umbyara nti nimutse ariko noneho sinzabishobora pe, ntibirakomeye. Ni iki kiguteye? Ati ni iki kiguteye ubwoba? Ati biriya bintu byo ntabwo ari nka bya bindi nari menyereye, niba ari nimuke nko mu wa gatatu, mu wa kabiri nari maze kumenyera, none mu wa gatatu ni bishyashya. Ati ariko uzikora nasanzemo n'abasibire buriya bo barabyumva, ati bariya bazandusha. Data umbyara ahangaha yandegaga amatwi akanyumva, hanyuma akambwira ati humura, bariya basibiye kubera yuko byabananiye, ntabwo ari abahanga, wowe wimutse kuko uri umuhanga, urabarusha, rero genda ukore cyane. Aho nasubiragayo mfite imbaraga ndetse ngakora cyane kandi koko nkabarusha. Umubyeyi rero burya agira uruhare runini mu kurema ikizere cy'umwana, kuko twari twabivuze mu bintu bya mbere, kuko twari twabivuze ku mwanya wa mbere, ariko ibyo bigashingira no ku buhamya. Ndabyibuka data nanone yakundaga kutubwira ko yari umuhanga cyane mu mibare, ariko ko andi masomo atayumvaga cyane, ndetse akagera naho atubwira n'inkuru y'uburyo yaje kuva mu ishuri, ibibazo yagize n'iki, ariko iyo wanamuraga mu buzima ubona akazi imibare. Ariko ibyo byatumaga umenya ko nawe uko yize byari bimeze. Ndabyibuka nubwo nabaho ku ishuri akamvugisha nk'igifaransa. Rero mubyeyi ushaka ko umwana wawe umuhanga, muhe ubuhamya, umwubaka, ni ikintu gikomeye cyane kizamufasha. Icya 9, mutoze imirimo isanzwe. Mutoze imirimo isanzwe. Burya amasomo ashushanya ubuzima busanzwe. Umwana ugira ibyo akora mu rugo, afite imirimo afasha ababyeyi, usanga afungutse cyane mu buzima busanzwe bw'imibereho, ndetse niyo ageze ku ishuri biramworohera kubana n'abandi. Ni wa mwana uba wibwiriza, ni wa mwana wiga amasomo yose ayarebera mu ndorerwamo y'imirimo yo mu rugo y'ubuzima busanzwe ibyo abona. Dufate nk'urugero, niba uri nk'umubyeyi ucuruza, ukagira igihe umwana wawe ukamujyana mu iduka ryawe, cyangwa se niba no ku isoko n'ahandi ukorera ubucuruzi, umwana akaba areba uko ucuruza, uko uvugana n'abakiriya, uko bakwishyura, uko bagarurira, hanyuma uko ubara ibyo waranguye, n'uko ucuruza, uko ubara inyungu n'igihombo. Umwana umutuma ku iduka nko kugira ikintu agura, ukamutuma nk'amata, ukamuha amafaranga bakamugarurira. Burya uriya mwana uba urimo uramutoza, umutegura gukurikira amasomo, no kugira ngo yumve ko amasomo burya afite icyo avuze mu buzima busanzwe. Uyu mwana umuhanga kurushaho, bimuha andi mahirwe, kuko bimufasha nk'iyo yize isomo kurikura mu ishuri nk'ahantu yumva ari ishuri gusa, ahubwo akarishyira mu buzima busanzwe, ko ahita abona n'agaciro ka rya somo, bityo akaryitaho kurushaho. Akaba yagira n'amatsiko, ndetse akaba yabaza n'ibibazo ahereye ku byo yabonye mu mirimo isanzwe yo mu rugo, ndetse n'ibyo mwarimu aramubwira ashushanya, cyane cyane ko atari abarimu babona umwanya uhagije wo kugira ngo bibutse abanyeshuri agaciro k'isomo biga mu buzima busanzwe n'ubwo yabiteganyijwe. Kandi ibi bintu bishimisha abana cyane mu buryo budasanzwe. Ndabyibuka hari ubwo nahuraga n'abana bavuye nko mu kiruhuko, nkababaza nk'ibibazo bitandukanye kugira ngo bampe amakuru y'ibiruhuko, ariko bimwe mu bisubizo bagiye bamba kandi ukabona birabashimishije, nuko hari ubwo bambwiraga bati icyashimishije muri iki kiruhuko nuko nize guteka. Hamaza ntese wize guteka iki? Akambwira ati mama yanyigishije guteka yenda ifiriti, yanyigishije guteka umuceri, yanyigishije yenda gukoropa. Kandi umwana akabikubwira ubona bimushimishije cyane, kuko
aba ari ikintu gishyashya yungutse yumva arushije abandi. Mubyeyi rero wowe uheza umwana wawe mu mirimo yo mu rugo, ngo nuko ufite umukozi, ngo nuko ubona akiri mutoya, uramuhemukira cyane kuko ufite inshingano yo kugenzura ikigero cy'umwana, ugahuza n'ubushobozi bw'ibitekerezo n'imbaraga z'umubiri, ukamenya icyo ashobora gukora, ugatangira kukimutoza hakiri kare. Kandi ibi ngibi ubimukorera umufasha mu rugo, ariko unamutegura gukora neza ku ishuri, kuko amasomo yo ku ishuri afite aho ahura n'ubuzima bwo mu rugo, dore ko n'ubundi ishuri rigamije kuvugurura imibereho isanzwe y'ubuzima bwa buri munsi, ari nayo ntego ikomeye y'ishuri. Ikintu cya 10 umubyeyi wese akwiriye gukorera umwana we kugira ngo abe umuhanga ku ishuri: girana umubano n'ishuri. Girana umubano n'ishuri. Ahangaha mbere y'uko mvuga kuri iyi ngingo cyangwa kuri iki kintu cya 10, ndashaka kubanza kubaha ubuhamya nyakuri bwabayeho kandi bugahindura ibintu byinshi cyane. 2013 nari umwarimu, hanyuma mu ishuri gisumbuye, hanyuma mu mwaka wa mbere ndabyibuka neza, nkaba ndi umwarimu ushinzwe iryo shuri, wa wundi umenyerewe nka class teacher cyangwa se titulaire, ni ukuvuga ni umwarimu ushinzwe waragijwe ishuri kugira ngo ajye akurikirana ibibazo by'abana. Hanyuma nza kuganira n'umubyeyi w'umwana umwe, hanyuma tuganira, yari gahunda yo guhura kw'ababyeyi n'abarimu, hanyuma ababyeyi bakaza baca imbere ya buri mwarimu bakaganira, umwarimu akabwira umubyeyi ukabona umwana we ibyiza ashoboye, ibyo akora n'ibibi abona akwiriye guhindura. Ubwo n'umubyeyi agaha umwarimu ishusho y'umwana mu rugo, tugasangira amakuru. Umubyeyi umwe rero wari ufite umwana w'umukobwa wigaga muri iryo shuri nari nshinzwe, yari afite agenda, ni ukuvuga agatabo gato yandikamo ibitekerezo ahawe n'abarimu. Turangije kuganira, ibyo namubwiraga byose yarabyandikaga. Yarambwiye ati, umwana wanjye umuzi nk'uwamubyaye. Ndamubaza nti kubera iki? Nti uko wamuvuze nuko ari. Nuko ubwo arakomeza no ku bandi barimu, kuko yagombaga kugera no ku bandi barimu, ariko igihe gahunda irakomeza tugiye gufunga, aza kunshaka arambwira ati, ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe. Icyo gihe birumvikana tuganira yanyatse nimero yanjye ya telefone. Tugiye mu biruhuko aza kunshaka arambwira ati, ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe. Namubwira nti kinsabe numve ko ngishoboye. Arambwira ati, njyewe ntabwo nize uburezi nk'uko wabwize, ariko ndifuza ko umwana wanjye yahinduka kandi wamfasha, kuko wowe uramuzi kandi warabyize. None wanyemerera nkaguha umukoro? Ntuwuhe mukoro? Ati, ndagira ngo muri iki kiruhuko cy'ibyumweru 2 ugende utekereze, hanyuma uzagaruke umbwira ikintu twakorera umwana wanjye kugira ngo ajye ku murongo. Ibiruhuko biratangira, ibyumweru 2 birarangira, hanyuma amashuri arafungura, dusubira ku ishuri. Umubyeyi aragaruka arambwira ati, hanyuma rero umukoro wanjye je kureba igisubizo cyawo. Icyo gihe nubwo nyine nari mfite ibyo nzi, ariko sinabyizeye gusa, naragiye nkora ubundi bushakashatsi. Umubyeyi muha iki gisubizo, ndamubwira nti ikintu twakorera umwana wawe nta kindi usibye kumukurikirana mu mpande zombi. Ni ukuvuga mu rugo uzajya umukurikirana nk'umubyeyi, nanjye ku ishuri mukurikirane. Iyo gahunda turayihana, umubyeyi buri cyumweru tugahana amakuru, nkamubwira uko icyumweru kirangiye umwana yitwaye ku ishuri, nawe akambwira uko mu rugo umwana byagiye bigenda. Yagira ikibazo abona mu myigire y'umwana, mu bikoresho byo ku ishuri, amakayi, ibyo yandika, ibyo yiga, akambaza, nkamurebera, nkamuha amakuru, nanjye nagira ikibazo nkamubaza. Ikintu gikomeye ahangaha, mbere y'uko iyo gahunda tuyijyamo neza, maze kugirana ubwo bwumvikane n'umubyeyi, nahamagaye umwana ndamubwira nti, rero
ngiye kukwitaho kugira ngo ngufashe mu ntege nke no mu ngorane, ntuzampunge ntuzanyishishe, byose ngamije kugufasha. Umwana arabyumva kugera naho yageze igihe we yaba yakoze n'udukosa ndashobora no kumenya aho ntareba, kuko hano igihe nabaga ndahari we akaza akanyiregaho, ariko akandahira ko atazasubira, mbese akansaba imbabazi nkamubabarira. Ndetse hari n'ubwo twagezeho tugeraho bimwe hakaba ari byo ndirinda kubwira se, kuko nabonaga bitari buze kumufasha ahubwo bari buze kumuca intege, ariko ngenga hano umwana bikarangira. Umwana twamufashije muri icyo gihembwe, ngira ngo cyari igihembwe cya gatatu. Icyo gihembwe umwana yongereyeho amanota 9, hanyuma arahinduka. Ingeso yari afite zo kurwana, gukubagana, ntacyo yitaho, atarangiza inshamake ze, adafata imikoro, ari wa mwana urangaye mbese utazi yo bijya niyo biva. Umwana ajya ku murongo, afata inshingano, akamenya inshamake ze, akazandika zose, akamenya umukoro, akamenya ibibazo afite, akaza kubaza. Umwana ajya ku murongo. Ikintu gikomeye rero takarusho kiruta ibyo byose nuko iyo mbinduka umwana yagaragaje ku ishuri no mu rugo yaragiye arahinduka burundu, aba umwana ufata inshingano kandi wita ku bintu kandi ugenda azamuka. Nyuma yaho naje guhura na nyina w'umwana, kuko icyo gihe navuganaga na se. Arambaza ati ni wowe naka? Ndavuga nti ni ngewe naka. Ndi warakoze cyane. Ati warakoze cyane kumfashiriza umwana. Ati umwana ntabwo yahindutse ku ishuri gusa, ahubwo no mu rugo yarahindutse, ku buryo uyu munsi niyo nava mu rugo nkagenda nkamara ukwezi ndahari, naba nzi yuko Jennifer ahari kandi ko nta kibazo cyahaba, kuko azi ibyo agomba gukora. Azi igihe abyukira, akoga, agafata icyo kurya cyangwa kunywa mu rugo, agakora isuku, akoza ibintu, agatunganya ibintu, akamenya igihe cyo kwiga. Mbese ari ku murongo, yarahindutse cyane ku buryo mbese wagira ngo ni umugore, ndetse arusha na mukuru we kugira gahunda kubera ubufasha wamuhaye. Nanjye ndavuga nti tubishimire Imana iyo yabidufashije, ariko nari nzi akazi gakomeye twakoze. Hano rero tugarutse ku kintu cya 10 nashaka kukuganirizaho, wowe mubyeyi ukurikiye, nawe uzaba umubyeyi. Girana umubano n'ishuri. Ni ikintu gikomeye. Burya abana benshi bishimira ko ababyeyi babo basikirana n'abarezi babo ku ishuri. Dufata umwanya ubaza amakuru y'umwana wawe ku ishuri yigaho, kandi ubimubwire, bizatuma yumva ko ahantu hose yitaweho, ubundi akore iyo bwabaga. Nta kabuza ibi nubyitaho uko ari 10 twavuze. Icya mbere, rema umwana wawemo ikizere. Icya kabiri, mumare impungenge. Icya gatatu, mutoze gukorera ku ntego. Icya kane, mutoze gufata inshingano ku myigire ye. Icya gatanu, Shimagiza intambwe ntoya agenda atera. Icya gatandatu, mwereke ko umuzirikana igihe cyose nubwo waba udahari. Icya karindwi, mwereke intego nawe uharanira kugeraho naho zihuriye n'imitsindire ye. Icya munani, muhe ubuhamya bumwubaka. Icya 9, mutoze imirimo isanzwe. Icya 10, girana umubano n'ishuri. Hasigaye ikiganiro niba wagikunze, cyakubatse, cyagufashije, cyaguhinduye, wigenda utyo, ahubwo gishyigikire ukanda subscribe, uyandikishe kuri uru rubuga kugira ngo ikiganiro kindi tuzajya dukora ujye tubona ubutumwa kugira ngo kirebe mu b'imbere. Hanyuma like ugikunde, hanyuma share, kandi share ugisangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bakirebe kandi bacyumve, bakibwira abandi. Byakarusho uduhe ibitekerezo muri comments kugira ngo tumenye ibyo twazateguraho ubutaha n'ibyo twanoza kurushaho, kugira ngo tujye tubaha ibintu bibubaka, bihindura umuryango w'abantu, kuko twifuza kurema isi nziza izirana n'ubugome n'urugomo, kuko byose ipfundo riri mu burezi no mu burere bw'abana. Asigaye mugira amahoro, murabeho.